umutsubirwa ko gatinze ndikaze wikaze kubera iki afande ufite ubwoba bwo gukorana na afande usa ndasheda aya mu by'ukuri turi ba afande batagira tutiyica ntabwo ari amarangamutima ntituza tuyagaragaza kuri firide ndi umukobwa w'umunyamurenge wacu ni muri Kongo kuri gutuvuza mu Ibogo izina ndaryumvishije Vicky reka nka shooting umwiza muyizere mwizere wow mbega izina ryiza tuyizere oya muyizere abandi aribo bayizere mwese nanjye ndi kuri kaduhere kuri kimwe kubera kuri hano muri Kenya kandi wakabaye uri muri Kongo ikintu cyatumye nza muri Kenya nkuko mubizi dufite intambara rero ntago nari kuguma mu ntambara narahunze ndi impunzi nk'abandi bose so niyo mpamvu ndi hano muri Kenya cyane waratashe ntago natashe ahubwo ahangandiye impunzi rwose dore nagahinda ariko iwacu ni muri Kongo ntago nahavuye ku bw'amahoro n'intambara nizo zatumye tuhava ariko iyo kitabico na Kenya sinari kuba nyiza tuba warahunze simba nari kujyahe ariko kwa ko natwe atari twebwe ariko amaherezo ya byose ni he ni mu ijuru ni iwacu no muri Kongo hombi hose okay RTV imbaraga z'amasengesho twongeye kuba ikaze inshuti bakunzi ba Ndera TV ni wa mwanya tugenda tubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye kuri Mike bisanzwe ni Ingabire Jennifer cyangwa se Afande Jennifer umutsubirwa ko gatinze ndikaze wikaze kubera iki afande ufite ubwoba bwo gukorana na afande usa ndasheda aya mu by'ukuri turi ba afande batagira tutiyica ntabwo ari amarangamutima ntituza tuyagaragaza kuri firide keretse bibaye ngombwa okay tukiri aho twegereje abantu bose yaba bari budukurikiye ndetse n'umutumirwa wacu uyu munsi mukobwa mwiza mukobwa usa neza without makeup meze neza urakomeye tuguhaye ikaze kuri Ndera TV merci tangira bibwira abantu badukurikiranye murakoze amazina yanjye banyita Muri ndi umukobwa w'umunyamurenge wacu ni muri Kongo kuri gutuvuza mu Ibogo izina ndaryumvishije Vicky reka nka shooting umwiza muyizere mwizere wow mbega izina ryiza tuyizere oya muyizere abandi aribo bayizere mwese nanjye ndi ubwo ariko nta kibazo byawasanga ababyeyi baragucishijemo message yo kugira ngo abantu bizere cyane Imana noneho please waje no kuri Ndera uyu munsi turavuga ibintu bigiye bitandukanye turajya muri gospel mu bindi bigiye bitandukanye tugaye ikaze kandi nizere ko amakuru turi gusaba uri buyadu amakuru kiretse ayo ntazi ariko ayuzura yatubwira cyane icyo nicyo twifuriza abatumirwa bacu ari bamwe bajya bavuga ati ikintu ukivuge nawe hari ibyo tutari buvugeho se icyo ntugisengera urambwiza ukuri Vicky umeze gute se meze neza umwaka se utangiye gute umwaka utangiye neza nkuko mubibona ndashima rurema umwaka watambutse wagenze gute se wabaye mwiza kuri we cyabaye mubi umwaka watambutse navuga ko wabaye mwiza ugiye gusoza ntiwagenda neza cyane cyangwa ko ngako ninjye ukishiriyeho ariko ko waba ukongera ko nyine ariko muri rusange niko byari bimeze biraho hari ukuntu umuntu ajya atekereza umwaka batuye nguyu noneho ni umusoza uzaba ari umuriro ariko sometimes ntibigende neza ariko mu by'ukuri dushima Imana yaturinze habe natwe tukaba tugiye umunsi wa none duhumeka hari siroga imwe y'abantu kuri uyumva abantu bavuga ngo undi munsi andi mahirwe yego nawe yatekereje neza kuba turiho ni amahirwe twagize Vicky ndakubaza ibibazo bigiye bitandukanye ariko reka duhere kuri kimwe kubera kuri hano muri Kenya kandi wakabaye uri muri Kongo ikintu cyatumye nza muri Kenya nkuko mubizi dufite intambara rero ntago nari kuguma mu ntambara narahunze ndi impunzi nk'abandi bose so niyo mpamvu ndi hano muri Kenya cyane waratashe
ntago natasha ahubwo ahangandiye impunzi rwose dore n'agahinda ariko iwacu ni muri Kongo ntago nahavuye ku bw'amahoro n'intambara nizo zatumye tuhava ariko iyo kitabico na Kenya sinari kuba nyizi tuba warahunze simba nari kujyahe ariko tukira aho ngaho nyine birasa nkaho hari bamwe bavuga ko batasha abandi ngo twahunze turacari ukubiri ariko weho mpamirije neza impamvu zigiye zitandukanye ako karagaciyemo nyine twari twibajije impamvu turi hano kandi mu by'ukuri tutari iwacu ariko kwa ko natwe atari twebwe ariko amaherezo ya byose ni he ni mu ijuru ni iwacu no muri Kongo hombi hose okay urakoze cyane Vicky twagiye tukubona ahantu henshi hagiye hatandukanye ngewe mpereye hambere wakitinga mu mafilime uri umu actor mwiza asante kandi najya nkubona baguhaga nka sijuri bukoreho ukigira seriye ku buryo washobora no gukubita umuntu buriya murandi seriye cyane n'ubundi okay tukira aho ngaho gira akantu ukoraho gatoya urabizi muri filime uhitubwira umuntu ngo ukore kuri kano kantu ariko ntago ajya kubwira amagambo muri bukoreshe ukora noneho ngende nka mukeba wawe duhuje umugabo umbwire kuntu wambwira wenda ari nk'akantu dupfuyeho gatoya mbora umbwire nko kuri ako kantu turetse tukavaho oya ntacyo twapfuye iyo tugipfa mba nkubwiye ariko ntacyo twapfuye filime se mukina ziba ari ukuri filime dukina tuba dufite title ariko se nkawe oya reka tukareka ko ntacyo reka dukire noneho turi twahanganye muri Miss Mulenge cyangwa se mu bindi bintu nkagutambuka ariko nkagutambuka ngiye natanze ruswa wambwira iki reka dukinaho ngaho niba ko kandi ugatinye wenda ko kwa kutaranaba n'umugore wenda ugatinye reka tugaruke kuri ako ngaho wowe uri muri Miss Mulenge se ahubwo nyibaze ikibazo aracyo Miss Mulenge hari igihe ntoyibamo ariko none ayibamo ariko reka twimagine dutekereze nk'ako kantu karamutse kabaye kuvuga ati mugakineho filime turebe wambwira gute nakubwira ngo urakara nyabure ntago wabivuga gutyo witonze ushaka ngo mbira karemo nagukubite se ahubwo ko nagukubita ngaho dutangira reka nkubwire urumva nubwo ubona waratambutse muri Miss Mulenge ntago watambutse kuko ubwiza wari ufite watambutse ubwo ruswa watanze kandi ikigaragarira amaso y'abantu ntago ayo mafaranga azagaragara ariko njye ubwiza bwanjye buzahoraho nzahora ndi Miss mu bantu wowe amafaranga yagumane turebe kuzagura ubwiza bwanjye datanga Kristo sikomana ba actor Mulenge ayo magambo yose yakuye Vicky simbizi ubwiza bwanjye buzagumaho amafaranga azashira ariko ubwiza buzagumaho cyane sha waba noneho uzi nahita nsubira nk'inyuma nahita njya kubwira abampaye kamabwa musubirane ibyawe usubize Vicky kamba rye wow urakoze cyane byose ndi kubikora kugira ngo tunakomoze tunagaruke no muri Miss tuvuye kuri filimi tugeze kuri Miss ubwo filimi duhaye Miss nabyo bibaye byiza kurushaho ngaho tubwire urugendo rwawe rwo kuvuga ngo witabire irushanwa rya Miss Mulenge kwisi hose nayo makuru aza kuyambwira umbwire niba hari abantu bagiye baturuka mu bihugu bitandukanye baje bitabiriye irushanwa ariko tutarahajya tubwire uburyo kibyaje gute Jereka mvuge ko nitabiriye Miss Mulenge yego ikintu cya mbere nuko nifite confidence kandi ndi mwiza gusa ikintu cya mbere cyatumye nitabira Miss Mulenge no kubera project yanjye mu by'ukuri nicyo kintu cyatumye cyane njya muri Miss Mulenge kwako nari mfite project kandi nkabona nta buryo nzayikora kubera ko nta bushobozi mfite hanyuma muri Miss Mulenge bavuze ko hari support uvuga project yawe bayikunda habaho n'ibihembo so ndavuga ati urangiye muri Miss Mulenge nkagirwa amahirwe yo gutsinda nabona support kandi nyibonye nakora project yanjye rero icyo ni ikintu cya mbere cyamaye motivation gituma joininga Miss Mulenge nkuko mwabibonye narayijoininze nubwo ntagiriwe amahirwe ariko uziko nari umufana wawe shano kuri ndabizi nuko nari ndi kurcyonzi cyo ara baranyeganyije sare ahubwo se ni gute wahabuze naje sinje k'impamvu
z'akazi ni impamvu zitaguturutseho Yego. ya narayitabiriye nk'abandi bose nubwo ntagira amahirwe yo gutsinda gusa nyine narayijoyininze shaka iki kintu ko bibabaje Oya, birababaje kandi biranashimishije reka Yeah. mubwize ukuri reka gutambuka hariya handika hari n'amakuru avuga ngo abantu bose baba bitabiriye Miss bajya bamara ukwezi kumwe ukwa kabiri bose baba bafite abafiyanse wasanga hariya naho ako kantu ko ntako nzi ntabyo uzi se reka ukwezi gushira aha rega hari uzi ko bari bari gukurikirwa na live irenga ngira ngo abantu barenga 1000 so abantu bose narabibonye Okay, icyo reka tureke no kugitindaho kandi na projet yawe yashobora kuba ari nziza undi muntu akayikunda bitandukanye no kuba ari no muri Miss Mulenge. Rero ntago byabaye bibi ahubwo byabaye byiza byatumye utinyuka. Uyu munsi wa none turi kugushakira hasi no hejuru kugira ngo tubwire uko byagenze. Rero ntago buriya ikintu cyose kibaho kubera impamvu. Ngo kandi ngo Imana iteze ikibazo kugaye muri kindi. cyane amena pasta Okay. Tukiri aho ngaho wenda tukigarutse kuri Messi mwahabayeho kujya muri boot camp. Ndarakubonye kuntu wari gukora sport. nanazishoboye sinabonye ko zari zanananiye Kuri baragutambukije nkaza mbona wabuze akantu uri bubahe. byari byanze Ibaze rero no amakuru turi kumva ngo muri boot camp barababwiye ati mutombore buri wese atombora wari burare nawe. Yarabaye. Yoke gutomba mu bakobwa twari 12. Oya. Ako ni karimo. Like abo 12 barabanditse. Okay, twari abakobwa 12. Mwari no kurana n'abajaji. Muri boot camp ubundi mwari mwenyine byari bimeze. Ako kantu si sawa nta mujaji wari muri boot camp. Baida. Umuntu wari wemerewe kugira muri boot camp n'abakobwa twari turi kumwe harimo Diama, harimo na Ange. Nabo babiri gusa. Ya nabo babiri. Undi muntu wari muraza kandi we yazaga mu masaha yo gukamera igihe twabaga twagiye mu game ni ntuza Aimable ya oya Aimable ni kurara se Aimable muramubeshye kwekere Aimable bashitsemo kuko abanyamakuru turahari nkanjye mu mukobwa baba barantumiye nkaza gufata izo footage ubwo ntago babonye ko bishoboye nyine Aimable bamugire ayo nandi makuru tumenye uyu munsi wa none ubwo Aimable niwe batoranyije mu bantu bose bari oya Aimable okay iwe ntago yazaga muri aho twabaga turi kuba iwe yazaga time oya yo gusohoka umva ariko mwaritse ku tureke kuvanga ndetse kumvanga mu mutwe ko byivanze n'umundi anyway Aimable ntago yazaga hariya twabaga Aimable we yazaga igihe twabaga twagiye mu games akazi nyine aje gushutinga video z'ukuntu ibikorwa biri kugenda naho ubundi abakobwa nibo twabanaga Diama na Ange afite kamera iyi nayo twarakoreshaga no se kuba iki mutakoresheje iyo ngiyi icye Aimable ari noneho Ange kubera ko Ange nkuko mubizi Ange afite YouTube iwe rero iyo ntago yari kuzajya afatanga posting kuri yari kuzifata akazicaringa ku bandi ibyo birashika ariko se muzi nibindi ikibazo muzakibaze ababi Ange ikibazo muzakibaza bateguye Aimable niwe mugabo wenyine cyangwa se muhungu ushobora kuba yaraje muri boot camp ntago yaje ko hanze ya boot camp reka tubirekerera aho ngaho rero ngo muri boot camp muricaye murahageze muri abakobwa 12 baravuze ati rero kugira ngo wenda wakasarane na n'uwakasarane kadushireho amajonjoro oya impamvu bakuze ibyo ngibyo nuko yako hari muri Miss Mulenge wasangaga hari abantu baziranye kandi ugasanga bo ntago bashaka ngo abantu bigunge bari bashaka twese twiyumvanamo imbese twumve ko twese turi umuntu umwe like turi inshuti ntitujye muri ibyo bintu ngo turabana reka tugume cyane kuretse ko ngiye nk'abantu twari turi kumwe ntago aribo twabanaga kuko iyo njya gutora wenda nari gutora abandi abo twari kuba turi kumwe muri room nari ndi kuraramo ako nyine twahabaye gutombora kuko nkanjye naranaga na Anita na Kevin oya mu cyumba ntago twanaga turi batatu gusa wabaga ufite ahurara ibitanda twaraga turi batatu niyo mpamvu twahisemo kugira ngo abaziranye nyine batagenda bararana ngo bise nkaho tuvuge ngo nk'urugomo nicyo bashatse kwa avoidinga
ariko icyo kintu ni sawa byari byiza cyane kandi noneho ikigaragara cyo wenda ducishije muri make bootcamp yari imeze gute twabonye abo mwari muri kwisiga za makeup muri kugira gute ku bijyanye n'amarushanwa yose mwakoze Miss Mulenge niyo yari ifite charges yo kubambika no kwisiga byari bimeze gute cyase gukoresha mu mitwe cyane umuntu ku giti cyiwe oya nko ku munsi wa mbere nje oya Miss Mulenge ntago bigeze batwambika twariyambitse twenyine ubwacu buri wese yishakiraga imyenda gusa nyine wenda ikintu badufashije nabwo byari kuri final nibwo nyine nk'umunsi wa nyuma ya kuri final nibwo badukoresheje makeup badukoresha no mu mutwe nyine bana bakobwa ko twari 12 barabidukoreshereza ibijyanye n'inzara oya twari tuzifitiye natwe ubwacu so n'abatari bazifite barazikoreshereje ariko muri mu rusange byari byiza mwabashije kurya neza ibyo byo batwitayeho cyane yari iryoshye tugarutse wenda kuri finale kuko semi finale twarayibonye watambutse neza byari sawa wari wambaye ikanzu nziza kanzu k'umutuku gasa neza tufana iki n'abagorora oya kaka wanjye abakomokamo ya n'umugorora bayida nagakomoka nta kuntu wari kubyuka mu gitondo mwambarira irakanzu nago kabura aho bikomoye tugeze wenda kuri finale ni iki cyagutunguye iki wowe ese wenda nko ku ruhande rwawe abantu wari watumiye cyangwa se abantu bari kuri side yawe baje ari benshi nk'abantu bari kuri side yanjye bari baje kunshigikira kuri final ugomba kubashimira nawe nukuri ndabashimiye cyane mwanyeretse urukundo nubwo bitaciyemo gusa next uriya bizaba ibindi nyine nubwo ntabaye Miss ariko nyine bagize neza cyane ku bantu nyine bari bansapotinze ndetse n'abamperekeje kuri uriya munsi tugeze ahandi noneho amarushanwa ararangiye mutanze project zanyu bababajeho ibibazo n'ibiki byose noneho bagiye guhamagara wumvaga mu mutima bimeze bite ahubwo se nje gihe bagiye guhamagara ntabwo byigeze bintungura ntabwo nje ntabwo nari mfite igihe bagiye gutangaza kuko njewe ni ibintu twari twamaze kwisetingamo nakubwiye ko tukiri muri bootcamp bavuga ngo Miss azabuyu ibisonga nyine hari wenda nk'abantu bagiye kwa kundi babatangaje nk'abatambutse ni ibintu nyine twarimo turakeka ko bashobora gutambuka kwa ko ni ibintu byari byatangiye kuvugwa cyane igihe bagize cyo gutangaza baratangaje niyo mpamvu wabonye tutigeze dushituka cyane kubera ko twari 50-50 ko bishobora kumera ntarimo bizi ntago ari ibintu byabatunguye dore ko iyo bigeze muri cya gihe za Miss twagiye tubona zigiye zitandukanye cyangwa mu bihugu bitandukanye iyo bageze igihe cyo guhamagara uhita ubona bose bahindutse ukabona ubwoba nyine ukabati karabaye urabona nka semi final twese dufite ubwoba ko ntabwo twari tuzi igiye gutambuka twese twari dufite ubwoba ntabwo twari tuzi ngo ninduri bugere kuri final ariko nyine bigeze nka cyagiye cyo kuri final nje nabonaga ntabwo nari mfite kwako ni ibintu twari twamaze kumva cyane ko uyu nguyu ari Miss urumva naravye nintambuka biraba ari chance nagize ni amahirwe ndiwe nagiriwe yo gutsinda kandi ninatambuka nabyo ni ibisanzwe nyine ndiyakira ko nyine niko byagenze batambuka byari bisanzwe tunaboneyeho wenda nkanita yitabiriye inshuro ya kabiri rero ibintu nka biriya haba harimo gutsinda ndetse no gutsindwa ni ibintu bisanzwe dore ko we yagaragaje n'amarangamutima yo kurira naringize ngo nawe wararize we ntabwo narize nari kuba ndizo warishyise cyari kundiza hariya tarira bari muri Kongo bari gushira ndire Miss Mulenge no kuririra kandira bari gupfa hari amarira yose yoba amarira ne hari nayo tugomba kugira ico turirira nyine gifite umumaro turashoje waba Miss Photogenic yarabikwiriye kweli ko mubonye ko yatambutse reka mvuge ko Photogenic njyewe nkuko nabibonye Photogenic ntago nari nzi ko azaburiya we ahubwo ngiye numvaga ko ari we niba ari ko ari we nayo ndi gufana niwo njyewe nari Miss nishiri kumbwira ko ariko njyana kure nyine numvaga niba wenda amahirwe yo kuvuga ngo ndayabuze Miss hako numvaga Photogenic we uzi ukuntu ujya utwika ku ma Instagram Photogenic uretse ko abantu benshi bagiye babivuga ngo Vicky niwe ari kuba Photogenic kuko Imana nanjye niko nandi kubyumva byaravuzwe n'abantu benshi ariko nyine ntibyabaye
habaye uriya wundi naho ngo habaye makuru hari ngo nuko uwo Miss Photogenic ngo nta ngo naje gira ngo numuvukanyi bamwe mu bari hariya babajaji sinzi ikintu bakurikije kuri Photogenic bitewe nuko nta mafoto bigeze batwakaye kuva ngo barebereho bundi bari kuyarebaho bakajya ku Instagram bakareba kandi si nibyo gusa na hariya byo nyine kuntu mwatambukaga umuntu ariko cyavuga ati wow ariko chonzi Photogenic nyine yabaye uriya none ngo tugaruke ngo kuri Miss Culture Miss Culture wundi njye nari nzi ko ari umuntu ubuze umuco muri Congo turebeye wenda nk'uwibushize buriya wenda nka Denise byose Denise yarazi umuco muri Congo avuga n'imivugo bintu nk'ibyo wabonaga wenda babe mukwiriye Denise byari bimukwiriye sinabihakana ariko tugiye kuri Miss Culture ubu ngubu byari bitandukanye cyane kuko uyu Miss Culture ntago n'ikinyamuri kukivuga ntabyazi avuga gake ntago abizi no tukiraho tuvuge ngo ibyo byose kwa ko n'ubundi list yari yasohotse bagiye bapfa guhereza abantu imyanya batitaye reka ariko tubikora gutyo nibyo tutyo kubera ko nka bari ababaye ibisonga first run up ndetse n'ura second rero reka tuvuge list yarasohotse izina bagwagaho n'ibyo bahitaga bandika izina nyine muri ayo mazina bari bavuze ko ari butambuke bafashe nyine biriya bintu iyo byose ntibanabitekerejeho bahita babahereza imyanya noneho njyewe byibura ahantu nari gutsindwa nkavuga ati natsinzwe reka mbyemere iyo babaza ibibazo nka kwa kundi final nyine bagenda batubaza ikibazo ukagitsindwa buriya tsindwa ari kumenya n'icyo cyatumye utsindwa hako hari igihe umuntu agutsinda ukabona ni yarakwiriye kuntsinda wari ubwo bwiza ukabona ntabwo akurusha wabona kuvuga ukabona ntabyo akurusha ako nyine ugashaka impamvu yatumye utsindwa ukayibura nkanjye nari niteguye wenda baratubaza ibibazo bigutsinde uhabwa amahirwe nyine watsinze bavuga turiya mwana yatambutse ariko yatambukanye ubwenge bwiwe kuko yasubije neza ibibazo ariko this time ntago byabayeho kuko ntago twize tubaza ibibazo tugeze kuri final nyine yo kurangiza nta bibazo byabaye hari gusobanura gusa project leta wigendera none niba ari ibyo minsi y'ubushize tujya kwiyandikisha kuri liste y'abazatambuka nawe tuyandikisha kuri liste twebwe ikintu tuzakora tuzajya muri Congo kandi nsaba abajaji kuko twatangiye kubona ibintu biri kubera muri misi ubutaha wasanga ari namwe muzaba muri kuyikora bayita ntawamenya tukiri aho rero tugiye kugaruka misi irarangiye abantu bagiye hanze ese muri bari abantu bose batambutse urukumva wawe musigaye munaziranye ndabona dufite na nimero zabo ugenda ubona amastatasi yabo ni bande bari gukora akazi bagenewe cyangwa se batsindiye ariko dukoresha icyo cyo ni ikintu kandi tugomba kuvugaho pe wako ngiye mu bintu mbona iyo nkikwima ahubwo wayikunda icyo kinyuma nari no kukivugira nkakiyongereza mu bamisi dufite hari twese dufite ama project noneho hari ukuvuga hari ukuntu abantu ni ukuri biriya bintu batugize nabi cyane bye byarambabaje nyuma ya misi ntibiye bikorwa project hariya Miss Mulenge nagora twe twagiye kwigaragaza twagiye ngo tubone support izadufasha tugere kuri project zacu ariko njyewe ikintu nabonye aba Miss bacu nta kintu bakoze nyuma yo kuva muri Miss Mulenge buri wese yaciye iziwe nyine aragenda mbese tuzongera guhurira mu yindi yuta kwako nta bikorwa ndabona barakora gusa umuntu abonye yakoze igikorwa Anita kandi Anita ndamushimiye cyane kuko akomeje gukora igikorwa Anita nande undi sinzi undi wa Anje we first run up yakoze iki ntago ibyo byose ntago byagiye muri shusho wenda wasanga Anje yarabikoze ko ntago nabibonye ntago twabibonye ariko niba yarabikoze nawe turamushimiye kandi niba yarabikoze turamushimiye cyane n'umugabo ariko reka dusubire kuri Miss Mulenge nta kintu arakora nawe dutegereje icyo azakora turagitegereje cyane project ye ariko ngo yagiye muri trip ari amafaranga ngo bari kuyarya neza ito baretse akaryoheje simbizi gusa nyine ntago byose ashobora kuba ari atari muri Kenya oya numvishe gusa ngo yagiye mu Rwanda wenda yagiye mu bintu byo gusa cyangwa ari muri Amerika ntawamenya wasanga yajyanye yaragize imana
ariko ibyo byose uwo nazi n'uwo bajyanye gusa nzi ko yagiye uzi ko yagiye kandi hari ziriya faranga uziririye nk'igisenyi cyangwa se ahandi nk'aho ntizaba zimeze neza ariko tunamukangurira kuko nizo gukora ntekereza ko cyangwa se uri kumva byari byose ndari kubitekerezaho reka tunamwihorere birangire tukiri aho rero tugiye kugaruka ku mushinga wawe tugana no ku musozo w'ikiganiro wenda hari kuri Ndera TV bashobora kuwukunda hakabonekamo n'uwawutera inkunga dore yuko nyuma yo kuvuga ngo ntutambutse ariko ibikorwa byawe bibaye byiza byabonera support igiye itandukanye mu bantu benshi bagiye batandukanye gira icyo utubwiraho kuri projet yawe project yanjye yo gufasha reka dutangire tuvuga nyine nk'uko mubizi mwese dufite intambara muri Congo hari abagira ayo mahirwe haratagirirwa amahirwe yo gukomeza kubaho nyine bakaba bakita Imana bagapfa ugasanga bamwe basize banashatse abagore nyine bakabasiga hano muri bino bihugu by'ubuhunzi twajemo harimo Kenya reka mvuge muri Kenya kuko ariho ndi ugasanga nyine bitabye Imana hanyuma ugasanga basize amafamily yabo basigaye babayeho mbese ntabi urabizi iyo urugo rubuze umutware niko bajya babyita niko njya numva yo z'umutwe w'umuryango ujya usanga kenshi nyine habaho bitagenda neza ibintu ntabwo bijya bigenda neza ugasanga bamwe nyine bagiye babayeho mu buzima butari bwiza rero nje ndakireba ndakinenga ndavuga ati ndamutse ngiriwe ayo mahirwe nkabona support nafasha abo izo family zagiye zisigara hano nyine abagabo baba baragiye nyine bakitaba Imana nabafasha ni nacyo cyatumye joininga Miss Mulenge kugira ngo mbone ko nabona support nkore iyo project yanjye ntibyabaye nyine ngo mbone iyo support gusa ndacyabikomeje project yanjye kuko ni ibintu bimbamo cyane kandi ni ibintu nshaka kuzakora ndavuga ati ahari nzabikora nimbone support ariko kuko n'ubundi project yanjye yarijyanye no yo gufasha ndavuga ati wenda nshobora kutabona ubwo bushobozi bwo kwita mvuga ati reka nangire gufasha nyine abangaba b'amafamily asa nka hari manini ndavuga ati reka mbe mfasha wenda nkaba nshoboye nkuko mubizi abantu bakunda gukurikira MTV1 show turabikora tugenda dufasha abana bo ku muhanda tukabajyanira imyenda inkweto tukabajyanira n'ibiryo byose biri mu buryo bwo gufasha mbese twabonye ko ariho ubushobozi bwacu bukiri kugera yabutangirira tuvuga ati reka tube dukora ibyo ngibyo nk'umunsi nzabona iyo support yo gukora icyo kintu iyo project yanjye nzayikora kandi sinzabireka cyo ni ikintu nzakora ni ikintu niyemeje yanihaye umushinga mwiza projet nziza cyane kinejeje nuko wibutse yuko abantu basiga ubuzima bari ku rugamba niba bakomeye kuko hari abantu bapfa ni benshi ariko uba ari ubutwari bukomeye rero gusigara wita kuri famille zabo nabwo aba ari ubundi butwari bukomeye tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu abantu barayumvishe projet yawe kandi no kuri ufite icyo agomba gukora agikore hakiri kare dore burije burenda guca ubwo burenda guca dushyiraho tugiye kugaruka kuri iyo MTV1 show. MTV1 show. Nabonye ni muri abakobwa batatu. Ugiye kutubwira uburyo ki mwatangije iriya televiziyo igeze hehe ndetse n'abantu bayisure bakoresha na subscribe ndetse na comment babisisige. Kuko ngeje ubundi narabibonye ni ibintu byiza, mukorana muri abakobwa batatu. Ese abakobwa bitwa bate ni gute mwatangiye? Se nuko muri abashuti bimeze bite? Kuri iki mwahisemo ko mukora mwese muri batatu? Cyane impamvu navuga ko impamvu twahuje iriya nuza yacu iriya chano yacu ni ukubera ko natwe twese twari duhuje ibitekerezo kandi tubona ko nidushyira hamwe wenda hari bizatworohera cyane. Turavuga ati reka tubikore kuko ni ibintu twese twari duhunze tubikora nyine tubishaka. Turavuga ati reka dufungure YouTube channel yo gufasha wenda tuzagenda tubona na support zigiye zitandukanye ukuntu turavuga ati reka tuyifungure dutangire dukore ibintu nyine byo gufasha ko dukora n'amashow atandukanye dukora ama games turayakora nabonye na interview imwe mukoresha basamu ba muco turaba journalist by the nagara kuvuga ngo dukora ibintu bya show byose turabikora
niyo mpamvu nyine twayihuje ko twese ni abantu usanga utwo tuntu tw'utu games turadushoboye twese kandi n'ikirenze icyo turi inshuti twaravuze ngo reka dukorere hamwe ibikorwa byacu tubishyire hamwe kuko twabonye ko ntihavuga tumwe arayifungura ujye gufasha nko gufasha ubwo bushobozi wenda ntiwabona uri umwe ariko turi batatu wenda byatworohera gufasha niyo mpamvu nyine yatumye dufungura YouTube channel kandi tuyikora turi batatu kandi abantu bakomeze bakore subscribe na share byose kandi na support umuntu ushoboye kuyikora ya wabikora kwako gufasha ni byiza cyane nawe naguzaho bwira ugeze ushobora gufasha uyu ejo bikaba so birumvikana gira message imwe utanga ku bantu bose yaba abakunzi banyu kuri televiziyo yanyu ndetse no kuri yacu tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu kandi twamoneje no kugushimira kutwitaba no kutwemerera kuduha amakuru nk'ayo abantu bagiye bumva tugitangira mwakoze kubagirira amahirwe yo kuwucinga iki kiganiro tubashije gukora hano mbamenyesha no ko mukomeza gukora subscribe kuri abavandimwe kuko bari gukora ibintu byiza cyane mu buryo bwo gutezanya imbere no mu buryo bwo gufashanya mukomeze mudufashe twese mukore subscribe likes na share mukore niyo support nyine iyo mushoboye ari yose kandi mbibutsa no kuguma kuzirikana iwacu muri Kongo ahubwo tubimpunzi ntabyo kubimpunzi twe tuzahora tubimpunzi n'abashoboye gutabara batabara hari abatashe ga ibutago bakiri impunzi intwari zaratashe dutaye iwacu tureke gutaye abandi iwacu ni muri Kongo ntabwo iwacu ari muri Kenya rero kuba bishoboye bagume batahe ariko twese turacyabasanga turi abanyamurenge and we are proud to be so mukomeze mukore subscribe likes and share kandi turabakunda cyane kuri Mike mwari muri kumwe nanjye Ingabire Jennifer ibiganiro byacu nakagaruka ciao